Uno munsi none ino filime mbazane ni filime idasanzwe, ni filime irimo inyigisho noneho irarenze. Ihangane gatoya wicare uyirebe witonze kugira ngo witegereze umenye ibintu bisigaye biba muri ino minsi, abantu ukajya bagenda ubona ari abantu kumbi bararangiye. Hano ngaha nuko tutangiranye n'umukobwa wari uri hano ngaha n'umusore wari uri hano ku irimbi aje kwibuka nyine umusheri wiwe nyine yakundanaga n'umukobwa agira ibyago nyine arapfa, aza hano ngaha kumwibuka yari yaje ku irimbi. Muri ako kanya hari undi mukobwa nyine twamubonye uburyo yajemo, araza nyine akajya amubwira ati wambonye, ariko umukobwa akajya afite ifiyeri nyinshi, ubona afite ifiyeri nyine idasanzwe. Uno musore akajya amureba akareba ukuntu nyine umukobwa ateye neza, umukobwa akavuga ati wambonye ariko urabona ukuntu ndi mwiza. Umuhungu nawe nyine akareba akavuga ati ati koko mbega umukobwa mwiza, ati ese uno mukobwa yagize hano gute, yaje gukora iki ku irimbi? Umuhungu agakomeza yitegereza umukobwa yamubwira ati ngaho rero niba ubona ko ndi mwiza noneho ngwino unyegere, niba kuko ndi mwiza ngwino nyegere. Umukobwa ahamagara umuhungu avuga ati umukobwa mwiza se namwitesha koko? Umukobwa ati ngaho ngwino, ati niba ubona ndi mwiza nyine ngwino unyegere. Umuhungu avuga ati jya nayo ngiyemo reka mbe mbiritse rwose, ati uriya mukobwa koko ni mwiza, ati si icyuki se we, nyine ariko ari kwiganiriza. Umukobwa akomeza yimaringa amubwira ati wowe ngwino gusa, ati ibindi byose urabimenya nyine ungezeho. Umukobwa nyine akomeza yikora ibyo ngibyo imbere ye. Aho ngaho hari umumarayika waje. Muri ako kanya akaza abwira umuhungu ati rero wa muhungu we, ibintu urimo ntabwo ari byo, ati wa muhungu we rwose wikurikira uwo mugore ntabwo ari mwiza, ayobya abantu, ayobya ubwenge bwabo, ati rero rwose wigenda ndakwizeye. Nta na kimwe yumvaga, umusore akomeza yigendera rwose. Umumarayika akomeza ahamagara avuga ati ariko waje wa musore waretse kumvira uriya ko atari umuntu, uriya ko ari umudayimoni ahubwo uri kukuyobya, waretse kugenda, waretse kumukurikira. Mu by'ukuri marayika ari kuvuga ariko uriya musore ntiyumva, burya ngo amatwi ari mu rupfu ngo ntiyumva. Akomeza amuhamagara ariko uriya muhungu bitewe n'ukuntu nyine uriya mumarayika yakomeje amwinginga we ntari kubyumva, ahubwo we ari kureba nyine n'amaso akirebera uriya, akaba ari wakomeza akurikira. Marayika avuga ati ubu koko uno musore agiye hehe? Ntabwo azi yuko uriya ari umushukanyi koko, atari kuko biri kose ndaza kugufasha wa musore, ntabwo uri buze kugwa mu kaga, ati kwa yuko ahantu uri kujya nawe ntabwo hazi. Marayika nuko yagiye. Wa musore akomeza yigendera, agenda rwose avuga ati ariko mana yanjye, ati nk'uno mukobwa koko ubungubu ubwiza bwe arabuzi koko ko ari mwiza. Umusore ari kugenda, burya ngo ikizagusha abagabo n'amaso, buriya amaso y'abagabo nyine ni ikintu gikomeye, ati kubera yuko nyine iyo barebye bo bakora ibyaha, ariko buriya nyine bose ahari bibereye nk'impumyi, batareba ahari banza bazajya mu ijuru, ariko amaso Imana abahaye ntiyabacumuza. Uyu nguyu nawe yarebye nyine umukobwa ukuntu ari mwiza, kandi mu by'ukuri yari afite agahinda k'umukobwa w'umusheri we wapfuye, ayaje hano ngaho kumukingura, ariko ibyo byose yabyibagiwe, nta n'agahinda gifite. Nyine yabonye umukobwa uri kumubwira ati we ngwino tugende. Uno mukobwa imyitwarire afite ntisanzwe. Uno muhungu nawe rero ari gukomeza akurikira, ariko mu by'ukuri nubwo akurikira ntabwo azi ngo agiye hehe, uretse kubona nyine gusa agenda, ariko ntazi ngo ndi kujya hehe, ni ikihe kindi kiri bukurikire. Wicyo ari kubona nuko umukobwa ari kugenda, nawe akamukurikira, kandi ibi ni ibintu bisanzwe. Hari abagabo nyine ngo ujya wumva ngo baryamanye n'amadayimoni, umukobwa ngo baba bageze mu cyumba nyine ngagafungurisha akaguru, ngagafunga akaguru ngo cyangwa akazinyisha itara akaguru, cyangwa ukuboko kukaba kurekure. Nyine ni ibi byose muba mwagiye muhura nabyo.
nabyo kandi mwitonze mukirinda ntago mwahura nabyo. Ariko ibyo ngibyo nyine bibaho, ugasanga abakobwa benshi baje kuyobya nyine abasore bakabatwara ubwenge bakabagira nk'ibigoryi, ukajya ubona umugabo nyine ameze nk'inzanga kandi ari umugabo ubona nyine ufite igihagararo cyiza, kandi ukibaza ngo ni abantu ngo bamuroze ngiki, kandi ari abakobwa yagiye aryamana nabo ugasanga yaryamanyemo n'amashitani atabizi, ariko we nyine ari uko byagenze. Umukobwa akamutwara ubwenge nyine akamugira nk'ikigoryi. Hari nawe twumva tukumva ngo babyenga abana, ariko ngo abo bana nyine ngo nta badayimoni ngo bagikuzimu, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Nangahe babyaraturutse. Nk'ubu n'umusore ari kujya hehe, yakomeje gukomeza kurikira uno mukobwa. Mu by'ukuri uno mukobwa ntazi ngo agiye hehe, ntazi ngo ari gutekereza iki, ntazi ngo nta kintu n'iki na kimwe ari gutekereza. Ahangaha hari umugabo ari wibereye hano ngaha ku marimbi nyine arimo gukora amasuku, nawe ari ako kazi kiwe yiberamo buri munsi, arimo gukora amasuku rwose avuga ati aba bantu rwose barakabya nabo, ati kwa yuko banyongerera akazi, ati bama imirimo myinshi, ati ntago babazi yuko umuntu nawe ananirwa koko, ati koko buri munsi ndakora, ati inshuro 2 ku munsi, ati ngandebera nk'ibintu babanyanyagije hano, ati ubundi ko baba bafite agahinda kabo bapfuye, ibingibi baba binyanyagiza hano ngaha kugira bigende gute, kwinezeza gusa. Ati sha abantu nabo barakabya bama akazi bakanyongerera, ati ngiye rwose ibingibi ntago nzabivamo, ati ibingibi ntago nzambishobora, nibazajya baza ngiye nzambahereza yanjye mategeko mbabwire yuko bitemewe rwose ko hano ngaha kwakira imyanda, ati kwa yuko nazacika umugongo. Ati se urabona ko umugongo nyufite? Nyine arimo hano ngaha kwitunganya, arakomeza yitunganya avuga ati ngiye kwakora bwa nyuma, ariko rwose umuntu uzajya uza hano ngaha aje gushyingura, aje gushyiraho indabo, ati ngiye tuzatubonana. Muri ako kanya kiri gutekereza ibyo, hari uwaje, wa mumarayika yaraje, ariko nubwo aje wa mugabo ntaramubona, yari yibereye mu bye. Ahisha aramuhamagara ati wa mugabo we. Umugabo agira ubwoba ayikubita hasi avuga ati Yesu we, ati mu izina rya Yesu, ati iki ni igiki, ati uyu ni nde se kandi kubona ngaha. Abona nyine ni umuntu umuhagaze imbere, aramubwira ati rero wa mugabo we ndakubona rwose, ati hangane nyine ndagukanze, utari ko ngiye ndeba nago neye ubwoba, ahubwo ngiye ndi umumarayika. Ati niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo ube hari ikintu nagusaba kandi ube wagikora mu buryo bwiza, kandi rwose ndabizi neza ko uri buze kugishobora. Ati ndakwizeye, ukuntu ndi kukura nyine ndi kukureba nk'umunyembaraga. Ungambwa ati ariko se niba uri n'umumarayika ntabwo waza mu buryo bwiza utaje ngo nkange. Ati reba ukuntu, ati uziko waneza n'uburwayi bw'umutima koko, ati ndebera, ati mana we, ati ubusuko ko umutima wanjye urasubira ahantu hamwe, ati uziko nari no gutekereza, ati wa muntu we ureba nk'ibintu bunkoreye, nibereye mu kazi kanjye uri kuza unesha umutwe umwanga, ati uze ko naringuye hasi kuko byari bugende gute. Umugabo amubwiye ati rero ntago nshaka kuvugana nawe ibintu byinshi, kandi koko nyine abamarayika ntago bajya bavuga ibintu byinshi. Yambwiye ati reba hariya, atera hirya uri kuhareba, ati rero uriya musore ndashaka ugenda ukajya kumufasha, ati kwa yuko yakurikiye umuntu mubi, yakurikiye umukobwa, kandi uwo mukobwa burya ntago ari umuntu, ahubwo ni umuntu ushaka kumugirira nabi. Umwe ambwiye ati none najyangiye nkora iki, ati urumva nabigenza gute, ati mbabarira mama we, ati uyu nguyu ambwiye ati rwose rero, ati wigira ubwoba, ati komera kandi ushikame, wowe icyo ugenda gukora ni ukugenda gusa ukamuhamagara, wangiza ukamubwira ati uwo muntu ukurikiye rwose ntabwo ari umuntu n'igini, ahubwo nugera aho kugejeje ari bukomerere nabi, ari buze kuguhemukira, ari bugutwara ubwenge cyangwa se nakwice, cyangwa kujyana iwabo baguhe misiyo nawe uba umuzimu. Nuko nkuko yarimo kumubwira ambwira ati rwose genda ubimubwire, umuganirize turebe yuko yagarura ubwenge, ati kwa yuko ubwenge bwe bamaze kubujyana, ati kandi rwose namara kumugeza hamugeza rwose biri buze kumubera bibi. Arambwira ati basi genda wirukanke uze kumufasha. Uyu ngambwira ati rwose ngiyewe nigirira intege nkeya, ubwo so umukobwa amuvuyemo njyakanyinjiramo, ati rwose nta mbaraga nyinshi nigirira, ati sifite imbaraga zo guhangana n'imyuka, namvishe ngo
iyo myuka mibi ngikwinjiramo gasara ati baze nsaze kandi nibereye mu kazi ati ntiwabonesheje akazi koko ati ndakwinyize shaka undi muntu rwose ngenda guhakaniye ati nge nago nabishobora uyu nguyu yambwiye ati rwose wigira ubwoba imbaraga ufite ndi kuzibona ariko genda uko ushoboye mu mbaraga zawe ati kandi humura nta kintu wari bukugire icyo uri bukore ni ukwiruka kuri uriya musore ukamwirukaho ukamubwira nyine akagira ute akagaruka kuko ahantu ari kujya rwose ntabwo ahazi nawe ntabyazi uyu nguyu yambwiye ati nagira ikimbaho njye nawe tuzabonana nuko nk'uko umusore yatangiye kwiruka agenda amwirukaho marayika nawe ari ahangaha nyine ari kuvuga ati genda Imana iri buze kugushoboza ni nuko marayika nyine agenda si ngombwa ngo afate urugendo rurerure cyangwa iki nyine nuko nk'uko abamarayika bagenda uyu nguyu yagiye rwose amwirukaho yanananiwe uko barenga bararenguka uko barenga bararenguka ageze ahangaha yaramubuza avuga ati noneho karabaye ati ubuse n'uwo nkurikira we ari hehe ko ntakiri kumubona ati ubuse ndamenya ari ati yemwe mw'abantu mwe mugiye hehe ati ko nari kubabona mugiye hehe bimeze gute akomeza ahamagara ariko kubw'umugisha nyine yarakomeje arahamagara avuga ati buse bagiye hariya none se bagiye hariya ati ubu ngubu koko ndamenya bagiye muri ako kanya baramubonye akomeza avuga ati wa musore we wajanga ko undi kugushaka ati yemwe ariko ntibari kumva umusore ntahari umukobwa yamujyanye nyine yamugize nk'ikigoryi w'icyo ari gukora ni ugukurikira umukobwa akomeza amubwira ati wa musore we wicika intege wirambirwa ntugire ubwoba ati se uri kumbona ko ndi mwiza nyine ndi imbere yawe ati rero we ngwino dukomeze twigendere mu by'ukuri bakoze urugendo rurerure banananiwe ariko umusore umunaniro ntari kuwumva w'icyo ari gukora ni ugukurikira akomeza akurikira buriya mw'abantu mwe mujye mubanza mushishoze ntabwo ibyera byose ari amata ntabwo abantu bose tubona ko ari beza nyine koko baba ari abantu ahubwo hari abo ubona ari imyuka ariko ntube wabimenya niyo mpamvu uba ukwiye gushishoza kuko abantu bose nyine bagenda ntabwo aba ari abantu ngo n'umukobwa mwiza ngo yambaye neza nawe urakurikiye ngo ni mwiza ngo uriya mukobwa asubu ngo buriya ngo turaranyira ijoro ibyo ngibyo rwose uba wibeshya kuko isaha n'isaha uwo nguwo hari igihe watungurwa agukoreye ibintu bidakorwa muri ako kanya wa muhungu yamugeze amubwira ati ahwe ati ndagufasha ariko uranduhije ati reba urugendo rwose nkoze aramubwira ati wa musore uri kujya hehe aramubwira ati ubu ngubu urimo kujya he ati reba ukuntu nkwirutseho nananiwe ndi no kuguhamagara nturimo kunyumva aramubwira ati ubwo ngubwo umuntu aguhamagaye inshuro zingahe zose ntabwo wumva aramubwira ati uriya mukobwa uri gukurikira uramuzi ati ko mbona washyushye urimo kwirukanka nk'aho nyine nta bindi bitekerezo ufite ati iyo uri kujya urahazi umusore aramubwira ati aho ndi kujya nyine ndahazi uriya nisheri wanjye tumaranye n'iminsi ati turi gutembera nyine turi gutemberana utabwo wikomeza kundangaza udatuma nansiga ati ubundi wa musore ubundi wowe uranshaka hiki ati ndebera nk'ahantu ageze nanjye nyihagaze ahangaha uti naramuka nsize uri bunjyana aho agiye uti usiko nta n'iso nubwo yambwatoya rwose uriya ureba ntabwo ari umukobwa nta nubwo ari umuntu rwose ahubwo ni umwuka kandi ya myuka mibi nyine iyobya abantu ikabatwara ubwenge ikaba yanakugirira nabi utironda kwinginza wa musore we wigenda wikurikira uriya mukobwa uriya ntabwo ari umukobwa rwose nubwo uri kumubona ari mwiza yambaye neza uriya ntabwo ari umukobwa ahubwo uriya arashaka nyine niba abantu bayobya abantu akaza akagutwara ubwenge ukisanga wirutse ku musozi wambaye ubusa ungambwa ati ni akazi kabyo ibyo ntabwo bikureba ati njyewe icyo nitayeho ni uko nkomeza nkakurikira ungambwa ati wa musore wamba bari ukanyumva koko kuriya mukobwa ari kugushuka uriya ntabwo ari umukobwa ati igihe nakubwiriye koko sindi kubwaye yuko uriya atari umukobwa ahubwo ari igini ati ahubwo riraje rikonone rigutwara ibitekerezo nugera hariya nawe usanga urabuze nawe ubaye nkawe
ngo yambwiye ati sa rero ibyo ngibyo ntabwo bimfataho ati ngiye nkomeje urugendo rwanjye nawe ukomeza urugendo rwawe uti winyinjirira mu buzima musore we ntabwo uzaho mvuye ndetse nta nubwo uzaho ndimo kujya ati rero ndeka nkomeze nikurikirire uno mungu ntabwo arimo kumva ibyo biri kuvuga byose ntari kubyumva ariko umukobwa ati ahubwo ndinda mukobwa we dukomeze twigende nta nubwo azi izina ry'uwakurikiye ari ukuvuga gusa wa mukobwa we dukomeze twigende nta n'ibyo azi uno mungu yavuze rwose nananiwe nkoze ibishoboka byose nshoboye ariko wapi ntabwo birimo birakunda uno musore ntabwo arimo kunyumva ese biraza kugenda gute uno musore byaramurenze rwose birenga ubwenge bwiwe akubita rwose akajya yikubita avuga ati uno musore ntago yumva ati ni umuhungu mubi ntago yumva rwose nanjye ndananiwe n'igihe cyose niruki muri ako kanya wa mumarayika yaraje wa musore arikanga avuga ati ariko se uyu we kagiye kuzanira umutima koko ati ibingibi nzabivamo marayika yambwiye ati wa musore we rero ndabona ugifite imbaraga ugomba kumurwana uyu mwambwa atari kuwugiye nakubwiriye ntago waza neza nibura nta nubwo wahera ruguriya guze neza witonze gahoro gahoro ati si unundwaza umutima wowe ninde uzagufasha ati urabona bizaba bigikunze se ko ngufasha arambwira ati rero ati wa mungu we ati ibyo ngibyo reka tubyihorere ati rwose komeza wihangane ati icyo ugomba kumenya nuko ntari umuntu mubi ahubwo ndi umuntu mwiza niyo mpamvu nshaka ko dufasha n'uriya muhungu ati genda wowe ukomeze umugendeho wongere umuhamagare ungambwa ati sinshobora kongera kwiruka nananiwe ubu ndeba nari nirutse nanababuze none ndumva narushye pe ati ibyo ngibyo shaka undi muntu bigukorera ati kwa yuko ngendananiwe ati ndumva nta mbaraga nyifite pe ndakwinginze wikomeze umbwira ibintu byinshi ngambwa ati rwose humura ati nanjye nje kugufasha nayibonye yuko rwose ati ahangaha imbaraga zawe ntabwo zakora ati niyo mpamvu nanjye nje kugufasha ati wogeye ukomeza wirukanye kuri uriya muhungu umwirukeho nyine numara kumufata wongere umuganirize numara kumuganiza akubwiye ikindi uri buze gukora uyu ngambwa ati oya rwose uriya muhungu ntabwo yumva nabi ngo ari kwiruka inyuma ya sheri wiwe ati rwose imbaraga zanjye nta kwizera kundi nyifite ati none wongeye guhangana n'umudayimoni ati se urumva byashoboka gute ati ariko wowe abadayimoni urabazi ati njyewe nifitiye n'ubwoba n'ibyo ndi gukora byose ni ubwoba uyu nguyu yambwiye ati kugira ushire ubwoba ati twara ino shapure buriya abantu benshi bizerera mu ishapure kandi nyine irakora buriya ngo kwizera niko gukiza tuye tubyumva nyine ngo nahise babwiraga umuntu ngo kwizera kwawe kuragukijije uyu nguyu yamuhaye ishapure arambwira ati rero akiri ino shapure ize kuza kugufasha ati yitware uze kuyambika mu gatuza kuriya mudayimoni atari buze kwitabura bituma uriya mukobwa nyine abura noneho uriya muhungu abe yagarura ubwenge ati kubera yuko ubwenge bw'uriya muhungu rwose bwamaze kugenda marayika yamuhaye ishapure mw'abantu mwe mufata amashapure nk'aho nta kintu akora nk'aho nta kintu amaze aho ngaho muba mwibeshya cyangwa ugasanga nyine urayiha umwana akayikinisha akirirwa ayikinisha nyine ayonona kandi mu by'ukuri ishapure irakora niba utayizi ukwiye kuyiga ukayimenya kugira ngo ijye igufasha uyu nguyu rwose yarambwiye ati rwose urakoze reka ngende bikurikirane ariko nanjye basurinde ubuzima bwanjye ati nanjye naza kugendera mu bibazo uno muhungu akomeza amubwira ambwira ati rwose ndakwinginze umbabarire nibura singira ikintu kibi kiza kumbaho akomeza uno muhungu avuga ati buse koko ndi buse kwishobora koko uba amadayimoni koko ati imbaraga zanjye kari nkeya uyambwiye ati imbaraga zawe rero ndabizi koko ni nkeya ariko kwizera kuri bugufashe gukongerere n'imbaraga arambwira ati ngaho rero genda nurangiza ubikore nk'uko mbikubwiye uyu nguyu yavuze ati mana mfasha mbikore neza yakoze ikimenyetso cy'umusaraba aravuga ati mana ndakwizeye yarabanje nyine arasenga buriya nubwo afite ishapure utayisoma nta kintu yagufasha uyu nguyu yambwiye ati rwose genda amahoro kandi biragenda neza aba ngaba bakomeje bagenda nyine akomeza ambwira ati wowe nkurikira uyu nguyu rwose
nta kintu n'iki na kimwe kindi ari gutekereza uretse gukurikira umukobwa. Nta nubwo yamubaza ati se wa mukobwa we uri kunjyana hehe, ntabyo ari kumubaza, gusa bo barakomeje baragenda. Muri ako kanya wa muhungu yaraje arambwira ati ko se wa musore we uri kujyayo ko igihe cyose nakubwiye nakubujije, wikomeza kugenda rwose, wikomeza ukurikira uriya ntabwo ari umuntu, ati uriya ntabwo ari umuntu, uriya ni igini gusa, ati rero wimukurikira rwose nakubujije. Uno mukobwa akamubwira ati irata ngwino twigendere, ati ngwino ariko tugende ukomeza utega amatwi, ati ngwino yewe twigendere. Uno muhungu akamubwira ati akose wanyumvishije ubu uri kujya hehe. Uyu nguyu akamubwira ati rero aho njya ntabwo nakubwiye, ntabwo wakureba, wowe genda iyo ugiye nanjye nkomeze urugendo rwanjye. Abo ngabo ko bari kuganira na rya gini riri gutega amatwi nyine rikabyumva, akamubwira ati ibyo wibyitaho wowe ngwino twigendere, ati ngwino twigende. Uyu nguyu akomeza amubwira ati nta hantu none uri bujye kugira ngo unyizere nuko ndi gukora ikintu uri buze kurebesha amaso yawe kugira none wizeye yuko ibyo ndi kuvuga ari byo. Ati kanse nkwereke, nkwereke yuko uyu nguyu atari umuntu ari igini. Wa muhungu yaraje mu gihe wa mukobwa yarangaye amwambika ishapure. Undebere mu kumwambika ishapure nyine iramuzengereza ndebera ukuntu yabaye. Abo ngabo nyine ntabwo baba bakorana n'amashapure, ntabwo baba bakorana n'abantu basenga. Reba ukuntu yabaye ikindi kintu, aba ikintu kiri aho ngaho abantu batabasha kureba ndetse batabasha no kuba batinyuka, giteye ubwoba. Undebere muri ako kanya wa mukobwa yayisabura, amaze kubura wa musore yarikanze aravuga ati mu izina rya Yezu, ati ubu ngubu koko uyu ninde, ati uyu nguyu yavuye hehe, ati Yezu dawe nabara, ati ibi ni ibiki koko mbonye. Mwamwatirege nakubwiye niwanyumva ngerageza uko nshoboye kose, wanga kunyumva utariko nizere yuko none ubonye ukuri. Muri uriya mwanya uriya mukobwa yabuze nibwo no muhungu yagaruye ubwenge, ariko ubundi ubwenge bari babujyanye. Uyu ngo avuga ati ndarushye, nakoze n'akazi gakomeye, ati ndumva maze kuruha, ati inshuro zose naje nkwirukaho koko wa musore we, ati ntuzongere ujye ukurikira umuntu utazi udafitanye nawe gahunda, ati kwa yuko rwose, ati ubuse yo naza koko wari bujye hehe, wari bugarukire hehe, ati yo naza kugufasha byari bugende guta musore we. Uno musore nawe yumvishemo akantu kugavuga ati hadi undi navaga hehe, narindi kujya hehe. Ambwira ati ngiye wavaga ntabwo mazi. Muri ako kanya mu marayika yayisaza nyine azanga arambwira ati rwose wa musore we ubikoze neza, ati ubikoze neza cyane, ati rero ati uyu nguyu rwose uramufashije utarongera agaruye ubwenge. Uyu nguyu yahise akora ikimenyetso cy'umusambwa ati rwose nawe urakoze cyane. Uyu nguyu amubwira ati rwose urakoze cyane, ati kwa yuko umutaba. Uyu nguyu namubwira ati rwose urakoze cyane kandi rwose mumbabarire kuba baruhije nabagoye cyane mu buryo bukomeye, uti ni mumbabarire rwose ntabwo ibi ngibi bizongera. Arambwira ati kandi ntabwo byari bikwiriye, ariko nyine nabikoze, uti rwose ngiye guhera no munsi ngiye nitwararika. Hano marayika yamubwiye ati rwose tangira witwararike, ujye umenya neza ibigufataho, nurangiza witware neza, ntukazongere gukora ayandi makosa ukundi. Kubera ko abantu bose ukurikiye ntabwo ari abantu beza, ni cyangwa bakwifuriza ibyiza. Uti rero genda utangire ujye usenga Imana yawe, uyubahe unayikorere. Uyu nguyu yamubwiye ati rwose pe, ati ngiye kubyubaha, nubaha Imana yanjye ndetse njye nanasenga buri munsi kugira ngo hatazagira ikintu cyongera kujya kinesha inzira, nyine nkagira ubwenge bukeya. Marayika nuko nyine arabyumvaga aravuga ati rero genda usubire mu buzima bwawe busanzwe, atukomeze wikorera imirimo yawe. Uyu nguyu yambwiye ati rwose se wa mumarayika we koko nagushimira gute, base wambabarira nkaba naguhobera, nyine nkaguhobera nkumva yuko nibura ngushimiye. Ati base waje tukajyana mu rugo ritaza no kunsanga. Marayika arigendeye yambwiye ati we kora ibyo nkubwiye. Uyu nguyu yatangiye kurengera yambwiye ati nise basi naguhobera. Marayika nyine arigenda. Marayika se nyine baramuhobera. Marayika bari umwuka, marayika nyine araza akakubwira ukajya wumva ijwi ndetse yanabishaka akakwiyereka.
Marayika amaze kugera no musore amubwiye ati umva rero nkubwire ati wowe ibyo bireke ati ahubwo wowe fata inzira ugende mu rugo uryame uruhuke. Uyu nguyu amubwira ati rwose ntabwo mbyumva, ntabwo numva ukuntu rwose naringiye n'ubuzima bwanjye bwari burangiye. Uyu nguyu amubwira ati rwose ihangane ati genda ati ujye mu rugo uryame uruhuke usubize ubwenge ku gihe unatekereze neza woge ugarure ubwenge uti kandi nayo nza nyine ngufashe ndebe yuko nyine nakuganira ukongera ukagaruka mu buzima ukongera ugatekereza neza. Umusore yararize agenda karamwishe, arijijwe n'ukuntu yarakurikiye umuntu atazi, arijijwe n'ukuntu nyine ubwenge bwe bari babujyanye yaramwoheje. Wa muntu we nawe utazakora aya makosa, utazakurikira umuntu ugira ngo ni mwiza kandi buriya abantu rwose abakobwa barabashuka ukabona umuntu ni mwiza cyane ni ikizungerezi nawe ukisimbukuruza ngo ugiye nko kumutereta ngo kugira abantu bakwemere. Uyu nguyu avuze Imana rwose Nyagasani urakoze yuko umfashije ntabwo nzongera gutana inzira. Uyu nguyu amubwira ati basi se uba hehe kugira ngo njye nawe tujyane nibura ino minsi ntarafata nyine gahunda tube twibereye kumwe hari icyo bitwaye. Uyu nguyu amubwira ati rwose nta kibazo ngiye kubera umuvandimwe twibere inshuti ati nta kintu bitwaye. Ati rero ati ntuzongere rwose ni nuko nguko filimi yacu irangiye mw'abantu mwe mukunda kwirukira abantu nizere yuko hano ngaha havuyemo isomo. Ikindi rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel icyo ukora ni ukora subscribe, like, share ndetse na comment ukajya twandikira nyine kuri muri comment tugasoma ibitekerezo byanyu ndetse na filimi baba barabonye n'uyisobanukirwe ukaba wambwira nkaba nayigushakira rwose nkayigusobanurira ukaba wasobanukirwa. Rero ndagushimiye wewe wafashe umwanya wawe kugira ngo urebe ino filimi tukaba tuyirangizanyije twayitangiranye nyine tukanayirangizanya. Rwose ndagushimiye kandi rwose uri umuntu ukomeye, uri umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye kandi rwose ino ntunga yawe irakomeye. Wowe kanze mbaza n'indi filimi nziza cyane kandi yongeye kubazana noneho irenze iyi ngiyi. We niba wakoze subscribe nta kintu na kimwe kizakigucika, tuzatubana umunsi ku munsi umunota ku munota. Ciao.